nzi ko nawe umukunda ni Bwiza Emerance. Bwiza Emerance ntekereza ko nawe umukunda pe. Ikintu cya mbere umukundira ni umukobwa utarigeze ahindura uruhu kandi ari umusitari. Si ibyo gusa kandi ni umukobwa wambara neza akikwiza. Icyo ni ikindi azwiho. Arambara akikwiza atitaye ku busitari afite, atitaye ku bwamamare afite. Ikindi cya kabiri ushobora kuwukundira Bwiza, ndavuga icya gatatu, ni wa mukobwa utaragiye muri surgery, ndavuga plastic surgery. Nimba utabyumvishe, ndavuga kwiyongeresha bimwe mu bice bye by'umubiri, harimo nk'ikibuno, harimo nk'amabere n'ibindi bice by'ubwiza bwo ku bakobwa baharanira kugira gute kuzamura. None aha rero mukuzaniye mu bukwe bwa Niyo Bosco. Murabizi neza ko Bwiza yari umukobwa wari wambariye Niyo Bosco mu birori byo gusaba no gukwa. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho mu bukwe bwe cyangwa se Bwiza, ariko cyane cyane tugiye kugaruka kuri Bwiza ku byamubayeho hariya mu birori bya Niyo Bosco, aho mu gusaba no gukora yambaye umushanana mwamubonye mwiza cyane aberewe. Hanyuma tugiye kugaruka ku myambarire yari ariho muri reception igihe yaririmbiraga abageni, igihe yaririmbiraga Niyo Bosco na Irene umugore we. Nibyo tugiye kugarukaho, aho tugiye gukomparinga iyi myenda uko tuzi Bwiza wacu. Nzi ko mukunda nabigarutseho. Urwo rukundo rero nirwo tugiye kugarukaho cyane cyane twibanze ku myambarire ya Bwiza. Ntekereza ko nta kuntu waba uzi Bwiza utazi uburyo kiyambara imyenda y'ibitangaje cyane. Manza wumva aka kantu mbere na mbere kumve. Bwiza wacu, Bwiza Emerance, Bwiza dukunda. Bwiza muraho neza cyane, ndabasuje cyane. Reka twe gutinda tubaze Bwiza ninde wagushutse? Ninde wagushutse ngo wambare uko nguko? Uraberewe pe, ariko kuki wambaye uko? Bwiza ntabwo ari uko tukumenyereye, ntabwo ari uko tugufana tukuzi. Uwagushutse rwose yagukabirije, yakoheje. Hari uburyo tukuzimo, tuzi ko mu banyarwandakazi b'abasitari ari wowe wambara neza. Turabizi twese, waciye impaka. Ariko kuri inshuro Bwiza ninde waguteguriye fashion y'uyu munsi? Ninde waguteguriye style uri buze kwambara mu bukwe bwa Niyo Bosco? Umubwiye ngo uri n'umugome. Gusa uraberewe bya hatari, ako nyine waduhinduriye urakabya, ntabwo ari ibi tukumenyereyemo. Niyo mpamvu mfite kuba natangara, ntabwo ari ibi tukumenyereyemo Bwiza. Bwiza wacu dukunda ntabwo ari uko tukumenyereye. Niyo mpamvu rwose nkubwiye ngo uradutunguye. Gusa turanakwikundira pe. Umuntu udakunda Bwiza agira umutima mubi, azihane n'ijuru ryamugora kuribona. Sinibaza umuntu udakunda Bwiza pe. Bwiza uraseka, urayishimye, nta mujinya. Gusa nyine umuntu wamuteguriye fashion y'uyu munsi yamuhemukiye bya hatari. Bwiza kuri umusitari ntabwo ukeneye kwamamarira mu kwambara gutyo, cyane ko abantu benshi burya nta nubwo banabikunda, nuko mutabizi. Ntabwo abantu benshi bakunda imyenda y'amamini pe, kuko nabo ubwabo abasitari irajenana. Twese turayambara itoke ariko irajenana. Niyo mpamvu mvuze ngo muri buriya bukwe umuntu wamuteguriye iriya fashion yamuhemukiye, nta kwisanzura uba ufite, kuko karamubyize, ni kagufi cyane, nta bwinyagamburiro, nta kwisanzura. Kandi mu by'ukuri Bwiza tumumenyereye nk'umukobwa pe. Ku kijyanye n'imyambarire ni no comment, ni uko aba yiyambariye. Ku myambarire ya Bwiza ni no comment, ni no comment. Ntabwo Bwiza tukumenyereye wambara kuriya pe. Noneho nk'ahantu nka hariya afite vibes, uri bubyine ukisanzura, uri bwishime. Ndumva umuntu wagupangira iriya style atatumye widagadura. Bwiza ni umuhanzi umaze kwigarura imitima ya benshi, ingeri zose, abakuru n'abato, abajene, ubwo ndavuga urubyiruko, abakuze, abasaza. Ni bamwe mu bantu Bwiza amaze kwigarurira binyuze mu bintu byinshi bigiye bitandukanye kuri we bwite. Bwiza ni umukobwa wambara neza. Icyo ni icyambere abantu benshi bamukundira. Bwiza arambara akikwiza, yambara imyenda myiza cyane,
miremire. Burya reka mbabwe nimvuga ngo imyenda miremire hatagira unyumva nabi, abantu benshi niyo bakunda kubona. Nanjye ndi umwe mu bantu bambara uko mbyumva, mfite kwambara imigufi, mfite kwambara imiremire, mfite kwambara uko mbyumva, ariko ndahamya neza ko abantu benshi bakunda imyenda miremire. Icya kabiri, dufatire ku basitari babiri nk'urugero, dufate Kiramani. Kiramani ni umusitari umaze kwamamara kandi ufite n'amafaranga. Mwabonye ko yigeze yakina filime arimo akubita abakobwa bambaye ubusa, bambaye utwenda tugufi cyane. Akina iyo filime akubita abakobwa bambaye ubusa kandi akabababaza. Ni icyerekanaga ko yarimo atanga umusanzu we mu guca imyambaro migufi ikabije. Urwo rwari urugero rwa mbere. Hariho urundi rugero rwa kabiri, dufatire ku mukobwa ndavuga Pamela, umugore wa The Ben. Ni umugore mwiza cyane, ufite imiterere myiza, uteye neza, ariko uvuze ko wabonye Miss Pamela yambaye imyenda migufi waba ubeshye. Pamela ni wa muntu wambaye imyenda minini cyane, miremire kandi migari. Abantu barabimukundira kandi bivugwa ko ari umwe mu basitari bambara neza kubw'uko kwikwiza. So nari ngarutse ku myambarire rero. Bwiza ni umuhanzikazi ufite igikundiro cyinshi, cyane cyane biturutse ku myambarire ye. Icyo ni icya mbere Bwiza akundirwa. Si ibyo gusa, ni umwe mu bahanzi batahinduye uruhu. Ni umuntu utarahinduye uruhu, agumya ari naturel, agumya nka Bwiza, aguma asa uko yaje. Ni uwo gufasha amafoto ye ya kera akiza mu muziki ukayafata ukageranya n'ay'ubu ngubu. Bwiza ni wa wundi, ntabwo yigeze ahindura uruhu rwe, wapi. Icyo ni ikindi Bwiza abantu bamukundira, ntiyigeze ahindura uruhu. Uko yamye asa, uko twamumenye asa till now, niko Bwiza agisa. Sinzi niba wumva icyo kintu. Ntabwo yigeze ahindura uruhu rwe, uko asa gutya nyine mubibona niyo sura ye, yaba yisize yaba atisize, ntabwo ajya kure yawe bwite. Bivuze iki? Ntabwo yigeze yisiga. Ndavuga kwitukuza akabivuge mu mazina yabyo. Icyo ni ikindi Bwiza akundirwa. Muramubona aha hari mu bukwe, ahangaha hari mu bukwe bwa Niyo Bosco, ngira ngo muramubona cyane ku ka makeup kari aho kadahindura Bwiza uwo ari we. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Bwiza yakundiwe n'abatari bake ko ari umuhanzi w'icyamamare, ukomoka muri famiye ikomeye cyane, ufite impano nziza, uzi kuririmba, ariko akaba atarahinduye uruhu rwe. Murabizi neza ko bisiga bagatukura, ariko Bwiza yakomeje gusa nka Bwiza bwite, yakomeje kuba Bwiza we ubwe. Icyo ni ikintu abantu bakomeje kumukundira. Ikindi ni imiterere ye. Bwiza ni wa muntu utarigeze ajya muri sajari ngo yiyongeze ikibuno, ngo yiyongeze amabere n'ibindi nkabyo. Yakomeje ari Bwiza wa wundi. Kandi murabizi neza ko bacishijemo bakajya bamushyira kuri pressure. Bwiza why not? Udatera nk'abandi bana ba Marina n'abandi bagiye muri sajari bakiyongeresha ibice bimwe na bimwe by'umubiri, ibyo badakeneye bakabyibagisha. Usibye ko Bwiza we nta na kimwe yaba adakeneye kuko hose aruzuye. Bakavuga ati se wowe urabura iki ngo use n'abandi bana, utere neza nk'abandi bana, ugiye ikibuno nk'abandi bana. Ariko Bwiza ni wa muntu utarigeze yita kuri icyo kintu, agakomeza kuba Bwiza we ubwe, akaba Bwiza bwite, akaba Bwiza original. Icyo ni ikindi kintu rero abantu bamukundira. Akora umuhanzi uzi kuririmba neza, aririmba neza, azi kuririmba. Ikigeretse kuri ibyo, agira urukundo rw'undi rumugaragaramo. Bitandukanye n'abandi bandi tujya tubona wumva bari kuvuga ngo bagira urukundo ariko ruzwi n'abo babana umunsi ku munsi. Ariko Bwiza 100% agira urukundo, mu byo avuga ubimwumvamo, uburyo mbese kubona neza ko idafite umushihu yihishe inyuma. Bwiza agira urukundo ku buryo niyo waba nta hantu namwe mwahuriye, ushobora kumureba rwa rukundo rwe, ukaba warumusomamo, ukaba warumubonamo. Icyo ngicyo ni ikindi kuri Bwiza
Emerance. Hanyuma rero agira gutya ajya mu birori bya Niyo Bosco, sinzi uwamushutse amutera kwambara kariya kantu. Ni ukuri ni byiza cyane, yari yambaye neza pe, ariko nyine ntabwo tumumenyereye mu myambaro y'ubusa y'utumini. Bwiza ntabwo ari ibintu tukumenyereyemo, niyo mpamvu ubona ko nyine habayeho kubigarukaho niyo mpamvu habayeho kubigarukaho. Kakuje naga Bwiza ajya gutubyinira, ntabwo watubyiniye, nyine urabona ko ni byiza ariko ntabwo byari bigoye kwisanzura. Sinzi impamvu rwose, reba ikanzu nk'iyi irakubereye, ariko turiya tuntu Bwiza ntabwo ari two tukumenyereyemo. Sinatinya kukubwira ko hariya wadutengushye ku myambarire, kandi uri umwe twizera ku cyangwe. Ariko kandi reka mvuga ngo nta n'icyo byari bitwaye, agomba kuduha show ukaduhindurira, ukitabira n'ibirori by'umuvandimwe wahatwitse. Anyway, mwari mukeye mu birori bya Niyo Bosco, kandi mwakoze cyane guhagararana nawe, mwakoze cyane kumushyigikira, mwakoze cyane ku bantu mukurikirana imyidagaduro. Niyo Bosco muramuzi cyane, n'uriya mugeni we bamaze igihe kinini bakundana, bemeranyije kubana. Mureke tubabwire ngo urugo ruhire, abazabyara abahungu n'abakobwa, imigisha yose Imana ihereza abashakanye nabo ubwabo izabagereho. Reka tuvuga ngo nabo ubwabo izabagereho. Ndabakunda cyane mwe mwese twabanye muri iki kiganiro, hari kuri Neli ya TV1. Twitugarutse ku muhanzikazi Bwiza Emerance, abantu benshi bakunda kandi umaze kwamamara ndetse no kwigarurira imitima ya benshi binyuze mu ndirimbo ziwe, mu myitwarire ndetse no ku miterere yiwe. Ibyo byose ni ibintu bituma abantu benshi bamukunda kandi bamwibonamo. Ubu niwe twagarukagaho nk'umusitari w'uyu munsi, cyangwa se umwe mu basitari bari bitabiriye ibirori bya Niyo Bosco. Reka dusoreze aha, ndabakunda cyane. Imana y'amahoro nibarinde, ibishimira iteka. Ariko kandi sinasoza ntakubwiye ngo wakanze subscribe nimba nta kintu na kimwe bigutwaye. Fasha ukande subscribe, nukunda video ukande like, nukunda share, numara ukanda like, ube wayisharinga ku bandi bantu, cyane cyane abakunzi ba Bwiza ndetse n'abakunzi b'imyidagaduro muri rusange. Ndabakunda cyane rero, Imana y'amahoro nibarinde kandi nibishimire. Reka duhure mu bindi biganiro by'ubutaha.